ku makuru nzi neza ko nje nawe dusangiye aho byagaragaye ko mama 23 haba ari strategy ngewe nago ndibuzivuge yatangiye guhindura mu buryo bumwe igana handi reka dukore cyo mbabarerega mbanzara ahantu nzajya mbadikwe n'uyu mugabo nkakoresha amakode nanjye ndabona ari cyo cyatumye bamwe mu bayobozi ba 23 bafata icyemezo cy'abantu cy'imibiri yaguye muri Rubayo. Icyemezo bafashe twakivuze ni wawe kuri channel ya Magashi TV. Icyo kiganiro twahereye icyemezo bafashe ni icyemezo cyiza sibyo yego icyemezo kibarinda abadayimoni n'abashinyaguzi icyemezo bakwiye no kugumaho n'ikindi gihe bagiye bamenya naho bagomba guha ibintu byabo ariko byanga bikundiza ingamba wabonye na kuriya kuntu twasomye nari ya makuru biriya bintu ni ibintu bitaragasesheshwa rumuri yego madamu umunyamakuru biriya bintu ni ibintu byafatiwe mu cyemezo cy'inama yabaye yahuza abajenerali n'abandi bashinzwe amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo aho AFC M23 na MRDP twirwaneho babohoye. Izi ngamba zafashwe rero izi ngamba zikomeye ni ingamba zizatuma bashobora kurinda aho babohoye byaba na ngombwa aho ibitero bituruka naho bakahabohora kugira ngo ibitero byigirayo babashe kurengera ba baturage. Yego ndashaka ufate telefone yawe bwana Magashi dusome kuri kane ati drone za FARDC zatwitse Nyabyondo muri village ya Kinyumba ariko mama 23 ikoresha ingamba z'ubwirinzi. Izi ngamba z'ubwirinzi nizo tutari buze kugira iki kugarukaho cyane. Ahangaha FARDC ino mama 23 ahangaha muri aka gace muri iyi village turaharangije ariko siko byagenza ahubwo mama 23 yatabaye bwangu. Yego hano Nyabyondo muri village ya Kinyumba akamwemeza kagomba gufata n'ibihano agashaka kubikora hubutse bahamweretse bati nubikora urabuhubutse kandi turabadusebye. Yego kubera ko wiyemereye ko ibiriho umukono wiyemereye ko icyambere kigomba kubanza no gusenya FDLR n'imitwe yitwaje intwaro none ugiye gufata ibihano FDLR yarasenywe se hanyuma ibitero birakomeza. Muri Sake aho hari kumvikanamo amasasu aho mama 23 yakoresheje nayo imbunda zirasa kure isubizayo abaje gusahura abaturage ndetse hakaba ari yiganjemo aba FDLR. Iki gitero kikaba cyari kivuye muri Nyiragongo ahazwi nka Katanga. Yego ndetse bikaba bigaragara ko abaturage babonabonye aho amaduka yabo yasahuwe ndetse n'ingo zimwe zigenda zisahurwa. Sasa rero gasareka nkubwite hari ahantu buri muri Nyiragongo urabizi neza ko hasigayemo FDLR narahabonye ko ateye ubwoba hejuru ku musozi ariko munsi hakaba harimo abaturage n'abo urumva rero kugira gutya bakanyerera cyane cyane uribuka Nyakubawa Bahati ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parking ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. Byakarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nko kubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parking igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Ngo kumushyingura ibiki n'ibiki ariko ugasanga amaga akira ndaye guhaye ugasanga kari bya bindi byo kwishakira views ariko gushaka views barangije bashyiramo imbere mu maraso y'abana b'abantu umurambo we ariko ubona ko bana binyuranyije ino FARDC irimo imbere uretse gatoya niba ari nawe nguhaye oya ntago ariyo amusori kanyigushye dore ngiyi kanze nyiguhe nabonye n'igitangazamakuru ariko navuze ati
nk'uyu mudamu niba ari umudamu niba mukobwa hari ibintu yavuzemo numva kanse nyiguhereze rega Gasaro ntago ari uriya mukobwa wenyine ngiyo ari ngo hayitariyo ndavuga ntago ari uriya mukobwa wenyine sibyo ni benshi yavuze gukurikira ibyo yavuze we ntago ariyo niyo ya kabiri niyo ntavuze ni byiza ko dutangaza ariko nanone dutangaze amakuru twahagazeho dufitiye iki ibimenyetso gushyingurwa k'umuntu si igitangaza ahubwo ikinyamakuru ni ikigarasha we ikinyamakuru se kumera ko ari ikigarasha buriya se urakizi icyo gitangaza njye n'ubwa mbere nyibonye pe rwose njye n'ubwa mbere iki gitangazamakuru nari nyibonye ntavuze ni byiza dukora ariko nanone twivuga n'inkuru zitabayeho none se urabona reba nk'inkuru yakoze mbere ngo none ngo umubiri wawe uri ingoma ngo ugejejwe ngo aho yavukiye sibyo ureba nk'aya matitire aba yakoresheje none oya ntabwo uyu nayisoma reka nyine bacuruze ariko baracuruza ibintu ushobora kuzabagaruka nabo babitekereze neza nanjye ndabona ari cyo cyatumye bamwe mu bayobozi ba 23 bafata icyemezo cy'abantu cy'imibiri yaguye muri Rubayo icyemezo bafashe twakivuze ni wawe kuri channel ya Magashi TV icyo kiganiro icyemezo bafashe ni icyemezo cyiza sibyo yego icyemezo kibarinda abadayimoni n'abashinyaguzi icyemezo bakwiye no kugumaho n'ikindi gihe bajye bamenya nabo bagomba guha ibintu byabo gasa yego ndashaka ufate telefone yawe ugifite ujye ku makuru nzi neza ko njye nawe dusangiye aho byagaragaye ko mama 23 haba ari strategy ngewe ntago ndibuzivuge yatangiye guhindura mu buryo bumwe igana handi reka dukore cyumva barerega mbanza ahantu nzajya mbadikwe n'uyu mugabo nkakoresha amakode umva rero ngubwira gindi urumva bizajya bituvuna ariko nyine urumva hari uburyo tuba turabuyemo tuvuge nk'abadukurikira bajya bamenya ko urumva iyo biba byabaye yego hanyuma rero amakuru tuba twamenye n'ubundi ubu ngubu amakuru hari abandi nyine bari bubivuga uko babyishakiye bitewe n'ibyo bagiye bavuga ngo dore imodoka cyangwa bavuze ngo dore ngo makenga ngari izamukiye n'ibiki abangaba bazahivuga uko babishaka ariko twebwe ntago tuzana ibyahishuwe ntago turi Yohana sibyo twebwe rero n'ibyahishwe kubera ibyahishwe bigahishurirwa Yohana n'ubwiru bw'ubumana bw'ibizabaho cyangwa se n'ibyenda kuzabaho twebwe rero natwe dufite ubwiru ubwo bwiru rero bw'ibyenda kubaho ubwo bimwe byabayeho ubwo bimwe dusa nkaho twabivuze kuko twerekanye ko hari indege zageze mu minembwe ubwo rero izindi ngamba nazo ni ingamba ziganisha AFC M23 ku ntsinzi nkuko nabo baraye babyiyandikiye yego nta nubwo twanavuga byinshi ariko byanga bikunda izi ngamba wabonye na kuriya kuntu twasomye n'ariya makuru biriya bintu ni ibintu bitaragasesheshwa rumuri yego madamu umunyamakuru biriya bintu ni ibintu byafatiwe mu cyemezo cy'inama yabaye yahuza abajenerali n'abandi bashinzwe amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo aho AFC M23 na MRDP twirwaneho babohoye izi ngamba zafashwe rero izi ngamba zikomeye ni ingamba zizatuma bashobora kurinda aho babohoye byaba na ngombwa aho ibitero bituruka naho bakahabohora kugira ngo ibitero byigirayo babashe kurengera ba baturage yego ndashaka ufate telefone yawe bwana Magashi dusome kuri 4 ati drone za FARDC zatwitse Nyabyondo muri village ya Kinyumba ariko mama 23 ikoresha ingamba z'ubwirinzi izi ngamba z'ubwirinzi nizo tutari buze kugira iki kugarukaho cyane ahangaha FARDC ino mama 23 ahangaha muri aka gace muri iyi village turaharangije ariko siko byagenze ahubwo mama 23 yatabaye bwangu yego
hano Nyabyondo muri village ya Kinyumba AFC M23 yirwanyaho bikaze. Yego. Nakubwiye tugitangiriye inkuru. Yego. Ndakubwira ni wibuke neza ko ahantu hose intare za Sarambwe ntago zahavuye zirashwe. Yego. Ikindi cya kabiri zikinahare uribuka hari ukuntu drone zigeze kuza ziri korokasa zimera nabi cyane. Yego. Noneho birangiye rero ndabyibuka n'umuvugizi yabyivugiyemo aravuga ati rero mu by'ukuri ati intambara turwana ni intambara y'ikoranabuhanga n'ubumenyi butandukanye. Yego. Ati rero buriya niba bazanye drone irusha ubushobozi drone zacu ati ubwo natwe turakora uko dushoboye. Urumva ubu natwe turimo turashaka uburyo twahangana n'uriya mwanzi. Ibyo bintu ntabwo byamaze iminsi irenga 3. Yego. Twagiye kubona tubona ubwo buryo burabonetse. Ndetse ubwo buryo buri mu buryo bumwe n'uyu munsi ushobora gutekereza bikakurenga aho bavuye niba ari Rubaya niba ari Igoma bagatera Kisangane. Bivuze ngo bashatse banatera Karemi bishatse banatera Hanuzi bafite ubushobozi. Yego. Ahubwo vuga ngo kubera wenda ko ari inyeshyamba ukabona ko bananzwe hari ubushobozi bw'inamwe batanakoresha. Yego. Ariko babukoresha byabaye ngombwa. Bivuze ngo rero niba barashe izi FARDC gutya. Yego. Tayari bafite umutaka ubakingira. Bivuze ngo rero ntago indege zenda kongera kugaruka hariya no kumara abaturage nkuko byari bimeze. Ikindi kiyongereyeho uraza kubona Kisekedi yongera gusaba CCRF kubera ko ibyo yazanye ubwo biraba byacitse amazi. Niba indege yageze Minembwe bitakabaye bibaho akabona za drone za hano Masisi ntago zongeye kurasa mu Rubaya ntago zirashe kuri Masisi zone araza gusaba CCRF yongere gushaka izindi drone za daje. Drone menya bavuga ngo bamwe bavuga ngo yavuye muri Israel abandi ngo muri Turukiya abandi ngo he ni drone mara amasaha 72 mu kirere bakayidekiriva n'ibiki n'ibiki. Ubwo rero wasanga izinare nazo niyo mpamvu twabivuze turabakoze intare za Sarambwe iki kirombe bahaye abanyamerika batagifite kubera ikibo batagikoresha bakabona intwaro zinarenze. Sibyo none se buri ni gute bangaba buri intwaro zirenze bafite icyo kirombe cya Rubaya gishobora kuva mu miliyari 5 mu mwaka n'urugero z'amadolari. Drone sigura ngahe ubwirinzi se bugura ngahe? Niki gituma ubwo idatunga indege z'intambara ko nawe yabyemere gafata amadeni nkuko Kisekedi yafata? Kandi ko wari we wese yabizera akavuga ati n'ubundi biragaragara ko mwana bishobora ahubwo muri Amerika yaba ari uri kagira inshuti ya AFC M23 nibwo yabibonye mari neza yazacukura amabuye y'agaciro neza nayitahawe kazayageraho neza. Buriya urebe ura Trump rero shani igisambo cy'ikijura cya daje. Buriya Trump z'ubwenge yakabaye avuga ati byibura abangana nibo bazamamaro n'umutekano reka bari bonshyigikira. Ariko ubu ngo arimo arabikora buhumyi kubera ibyo barimo amukinga mu maso urimo arareba zahabu. Buriya Trump ni umucuruzi arimo arareba zahabu bamuzanira buri munsi bakamwemeza ko agomba gufata n'ibihano agashaka kubikora ahubutse bahamweretse bati nubikora urabuhubutse kandi turaba dusebye. Yego. Kubera ko wiyemereye ko ibiriho umukono wiyemereye ko icyambere kigomba kubanza no gusenya FDLR n'imitwe yitwaje intwaro. None ugiye gufata ibihano FDLR yarasenywe se hanyuma ibitero birakomeza. Nese urumva tabatsinzwe cyane. Ibyo byose arimo arabikoreshwa rero na yanda nini na kwa gukunda ibintu Trump afite n'ibyinshi afite amazu yitwa Trump afite ibiki afite biki ariko dora cyashaka yo kayikwamba agiye ajyana igipfunyika yo Kisekedi agiye ajyana igipfunyika yabireba nawe akavuga ati yewe data we ati burya abashinwa bananze arabizi neza ko ibyikoresha abashinwa barimo bageraho hari ibyo bakoye mu Rubaya n'ahandi. Yego. Nawe rero Kisekedi amwereka ko ibyo bintu nawe ashobora kubigeraho ashyizemo iki imbaraga ze n'ubuhangange bwe n'ikoranabuhanga rye akabizana byose icyamusaba no guhirika u Rwanda buriya nta n'ikindi. Magashi tukiraho kuri Rubaya ndetse nkabona ko n'abazarendo na FARDC bari kurwana hitwa Butembo ngaho bakaba bari kwasibanira bapfiki bapfa amabuye n'imisoro. Tukibaza tuti FARDC na Kwarisi yego FARDC n'abazarendo hariya bari kuvuga ngo basubiranyemo. Yego. Tukibaza
abangaba ko barwanira umuntu umwe bakorera hamwe, ubundi ibingibi tukaza kwibaza tuti ese niba mama 23 irwanira impamvu aba bo bakaba bari gupfa imisoro n'amabuye, byo turabyita iki? Sasa rero n'ubundi urabizi neza Kisekedi niwe wafashe bari abazarendo, ubundi ni intera hamwe zigendera zari zishinzwe n'ubundi habagaho utwo dutsiko, ariko natwo turadutsiko buriya tw'abazarendo buriya buri gatsiko kaba gafite umuyobozi wako uri Kinshasa uri no muri guverinema. Rero turiya dutsiko twagiyeho kugira ngo twibire abo bayobozi, ko baragenda bakabagurira intwaro, bari abayobozi babashyizeho nibo bagurira intwaro, kuko twabonye ko mu myaka 15 imitwe yageraga ku 140, ubu ngubu ni 260, sibyo? Ni ukuvuga ngo buri muyobozi niba uhembwa 200,000 n'urugero by'amadolari, harimo SM gizingahe? Ni nyinshi. Za SM uraziguze, uragiye urebye muri cya cyaro cy'iwanyu, urebye ibandi rimwe rya danje ry'irinkwa rumogi rya danje, babwite wowe kamanda genda uhereza udufaranga bake bake ubagira abantu badanje, dore hariya hari ikirombe cy'amabuye y'agaciro, namwe mujye muzana amabuye y'agaciro tugurisha, gihe nzajya nguha amafaranga yanaya buri kwezi. Nuko iyo mitwe yagiye ijyaho. Hanyuma rero iyo mitwe ubu ngubu urumva hariya za hari uvuze Butembo, urabizi ko muri iyi minsi nta n'imirwano yari ihari. Bariya rero n'ubundi niba nta mirwano ihari, ahantu hose hari agahenge, bagomba kuba bapfa ayo mafaranga n'ayo mabuye y'agaciro, n'iyo misoro. Ntago bizahagarara aho byahagaze. None se abangaba bakiriza rubaya n'ahari ntago bajyaga barwana ntubizi cyane, ariko barahambuwe. Ubu ngo aho bari kubera ko basanze y'abandi babarenze cyangwa banahafashe kera, nta kintu bapfa kuvuga. Noneho rero aho bataragera ntago ibyo bintu byavaho, kuko ntago barahagera, sibyo? Niba hagera hazaba habonye abandi banyiraho nabo bomonganira handi. Rero umugambi wabo n'ubundi cyatumye abazarendo babaho, icya mbere ni ingenga bitekerezo ya genocide, icya kabiri ni ukwigwizaho imitungo from nowhere, bakoresheje imbaraga zabo n'uburiganya bwabo n'ububandi bwabo n'ubujura bwabo, bakanywa ibimogi byinshi, bakitwikira ijoro, bagafata intwaro n'imbunda n'ibiki byose, bakajya kwataka umuntu wese waba ufite imari. Rero bagomba gupfa mu y'agaciro, bagapfa za bariyeri, warabyumvise AFC M23 itaragera na Bukavu, Uvira, uri bukaza hari bariyeri zirenga 24, kuva Uvira wegera Baraka hari bariyeri zirenga 18. Izo bariyeri zose uko ingabo zagendaga zirukana bazareno ku mabariyeri, bagashaka yakaba kugira nabo bagire gute babone iyo misoro n'amahoro. Ariko kubera intambara ingendo zagiye ziba nkeya, ku buryo babandi basoreshaga batongeye kubona amafaranga nka yayandi. Uribuka ko bashwaniye ku byambu inshuro nyinshi, abazarendo barwana na FARDC, ubundi ukumva bararwana n'abarundi. Muri Sake aho hari kumvikanamo amasasu, aho mama 23 yakoresheje nayo imbunda zirasa kure, isubizayo abaje gusahura abaturage, ndetse hakaba ari yiganjemo aba FDLR. Iki gitero kikaba cyari kivuye muri Nyiragongo ahazwi nka Katanga, ndetse bikaba bigaragara ko abaturage babonabonye aho amaduka yabo yasahuwe, ndetse n'ingo zimwe zigenda zisahurwa. Sasa rero gasareka nkubwira hari ahantu buriya muri Nyiragongo, urabizi neza ko hasigayemo FDLR. Narahabonye ko ateye ubwoba hejuru ku musozi, ariko munsi hakaba harimo abaturage nabo bigena. Urumva rero kugira gutya bakanyerera cyane, uribuka Nyakubahwa Bahati Guverineri Musanga Erasto Joseph, uribuka ijambo ryo kuvuga ati mwebwe baturage bamwe nimwe mubigiramo uruhare mu guhishira FDLR, ati nyamara uhishira umwanzi akakumara ku rubyaro. Rero hari urabizi hari n'umugore wigeze gufatwa hariya rwose wari ucumbikiye FDLR zigera murenye. Ni ukuvuga ngo rero aba baturage niba patrolo ya AFC M23 tuvuge ipatroli nzigara nko ku Mushaki, barahita basinyara babandi bari mu ishyamba ko baravugana barakorana, bavuga bati rero tubonye bazamuka ku Mushaki naha hafi, aba baturage bakabakorera uburinzi. Muri aba baturage uzi yewe data we, ubwo meruka hari umuturage, hari intera hamwe ya danje yageze hano cyaje muri bandi batashye, iranagaruka twaranayibonye Isake, ni umuhungu wande, ni umuhungu w'interamwe nakomeye cyane, ariko ngo harano tageraga niba ariko baragashingo yishe umunyekongo waho, sibyo? Bivuze ngo rero hari FDLR zatashye mu Rwanda, zigeze mu Rwanda zibona ibyangombwa nkuko n'amagasha bibona nawo bibona, laissez passer,
barangiza bakambuka mu buryo busanzwe. Abo rero nabo ntago bazabura gukomeza kuvugana na bene wabo bari mu mashyamba. Abo rero nibo babarangira inzira, babwira dore aha ntabahare, dore abandi bazamutse hano, mwagira vuba vuba rero. Nuko niko bamanuka vuba vuba nkabiruka kubera ko baba bazanye ku masinye, bakamanuka bakiba, ubwo amasasu akaba aravuze bagahita basubira mu ishyamba. Nuko bimeze. Ariko buri ibuye ryagaga ntago barikisha isuka, buri ya FCM23 igiye kongera izamure. Hari uribuka ko amambere n'akagahenge kamaze iminsi, amadrone yarazamutse, ubundi barabataka, barabarasa koko. Ubu rero ko batangiye kwiregurupa kuriya, birerekana ko na Goma buriya bashobora kuzongera kumanuka hahandi bajyaga bamanukira, bakaba bagira gute bahungabanya umutekano. Umuti wabo hari uroroshye cyane, ndabizi. Chef de cité cha uva ahubwo uvuze chef de cité wa Kamando urahanga, buretse ndaje mu kanya arambwira uko bimeze. Kasake utuma nanabonye ngo muri Buguri chef de cité Richard araje abakoremo kigwaride. Ni Buguri harya Buguri FDLR Buguri handi FDLR yatwitse ibirindiro bya 23. Yego nabyo nabibonye, ariko bikavuga ko ngo byari bari bamaze kwimuka. M23 urumva yari yahavuye ijya gutanga umusada gatoyi. Hanyuma rero urumva n'ubundi abaturage benda kubwiraga barabasinyara, barababwira ati AFC/M23 iragiye. Urumva ibintu bijyanye n'ubugambanyi ni ibintu bisanzwe cyane, ko hari za FDLR nyinshi n'abaturage baho benshi n'aba FDLR. Icyo gihe rero babonye basabuwe, abasirikare basabuwe, basinyara ba bene wabo, batahana ha bimeze gutya rwose harava. Icyo gihe rero kuza kuhatera biroroshye, niyo mpamvu wabonye rwose bagize gutya bagatwika na defense yabo. Hako ntago wavuga ngo bahabasanze barabatera, barabarasa, barabirukankana, barabacaginga, banabatwikira defense yabo. Bahitwitse badahari, bagiye ku rugamba. Ikindi cya kabiri, twibukiranye ko abangaba ntago baba ari benshi cyane nk'abari abarwana nabo, ku buryo iyo bagiye biramenyekana, aho bakoreye biramenyekana, bigizwemo uruhare nande n'abaturage bamwe bagifite yangenga bitekerezo ya genocide. Ibyo ntago ari igitangaza gasa. Ntago ari igitangaza. Igitangaza nuko baba bateye muri defense bakama. Hari n'igihe babona baje kubatera, M23 ikimanukira ikagenda, kubera baravuga bati turabona haje abarenga bataye ebyiri. Ugasanga M23 bari hari ani section imwe cyangwa platoon imwe. Ntago section imwe ijya kurwana n'ibihumbi 3. Birumvikana. Icyo gihe bagira gute? Barasabwa bakajya kwegerana bene wabo. Ikindi bagenda babungira imisozi strategique aho bari bubashe guhangana n'umwanzi bamwitegeye neza. Nubwo buryo bubiri AFC/M23 ikoramo, yibonye aduye ari mwinshi cyane, bakora icyo bita withdraw. Bageraho bagira bagakora icyo bita reorg. Noneho bakaza baje, reorganization. Bakaza baje bagakubita umwanzi. Ibyo ni ibintu twagiye tubona. Naho rero kumva ngo bageza n'abatwika defense yabo, nyine barabizi ko babubikiriye bakaza badahare. Kandi kuyitwika ahubwo cyangombwa se bazayigumamo. Kandi n'abatwitse hariya ni babandi n'ubundi bava muri ya mashyamba, ko hariya hari uburyo hahura n'aya mashyamba yaza Nyamuragira na Ntuze. Nyamuragira ari amashyamba harya hitwa Bukombo. Tuvuze muri Buguri. Buguri cyangwa Buguri bagiye. Narishatse kuvuga Bukombo ni ifata ku ishyamba neza, ku buryo bavuye mu ishyamba rya Nyiragongo hari uburyo bagera muri ibyo bice. Hariya rero baje kubatera abahungu, ntago bari bahari. Ibuguri turaza kuhasacinga turebe ni hehe. Tuze kwasa Ibuguri, reka mitera nasacinga aka kanya muri DRC ndebe aho bakwereka ko ngo birashoboka ko ari umudugudu muto cyane cyangwa agasozi kari mu gace ngo runaka nk'aho muri Sud Kivu cyangwa Nord Kivu. Yego ntago bari ntago mbanza ari ahantu ha inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba
ibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze